Muraho neza abanyeshuri, ni Callixte Arindoci ku kizamini, aho tugufasha gutsinda ikizamini cya leta utavunitse, utuje kandi wize neza. Uyu munsi ndabagezaho ibanga rikomeye cyane ryafashije benshi gutsinda ibizamini byabo ndetse nawe byagufasha muri uyu mwaka wa 2025. Niba wifuza gutsinda neza ikizamini cya leta uyu mwaka, wifuza kwitegura neza ndetse no kugera ku nzozi zawe, ntucikwe n'iyi video kuva ku itangiro kugeza ku iherezo. Muri iyi video ndabereka amabanga akomeye cyane yagufasha gutsinda ikizamini cya leta niba uri umunyeshuri cyangwa nawe niba uteganya gukora ikizamini cyaba icy'amasomo cyangwa ibindi bizamini bisanzwe. Ndagenda ndushaho kubereka ibanga, ariko ku mpera y'iyi video ndabereka ibanga rikomeye nyamukuru ryatuma utsinda ikizamini cyawe mu buryo bukoroheye kandi utavunitse na stress mu mutwe. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, banza umenye yuko byibuze umaze imyaka 9 wicaye ku ntebe y'ishuri, hanyuma ufata icyemezo cy'ukuntu ugomba gutsinda kino kizamini cya leta. Zirikana yuko imyaka 9 cyangwa 12 umaze ku ntebe y'ishuri ari imyaka myinshi cyane kandi ugomba kwitondera. Hanyuma rero reka tuhere ku gice cya mbere turebe ibanga rya mbere, ariko kumera video niko tugenda tuzamuka tureba amabanga agiye akomeye. Hanyuma rero niba ufite ikaramu ukaba ufite aho wandika, reba aho wandika hanyuma dutangire. Ikindi kandi reba niba wamaze gukanda subscribe kuri uyu muyoboro mushya ku kizamini, aho tubagezaho inama ku banyeshuri ndetse n'abashakazi n'abashaka kuapplyinga muri kaminuza. Ukihagera ni ahantu ho kuri rero kanda subscribe kugira ngo dutangire. Ikindi kandi banza umenye bwa mbere, banza umenye ikintu ushaka. Menya yuko ababyeyi bakoreje ku ishuri kandi ufate umwanzuro wo gutsinda ikizamini cya leta. Abantu benshi muryango murabizi yuko bagiye basibira agasubiramo amasomo yabo kubera gutsindwa no kubura 1/2 cy'amanota ikizamini cya leta gifatiraho. Hanyuma rero ikintu ugomba kubanza kumenya, tegura hakiri kare amasomo yawe, hanyuma urebe amasomo aho ufite intege nkeya uhamenye. Hanyuma numara kuhamenya usubiremo buri munsi, kandi gusubiramo buri munsi ntago ari ukwinjira mu ikayi amasaha 10 ku munsi, oya, ahubwo kwiga neza ni ukwiga bya bindi wumva. Ubu ngubu si igihe cyo kwiga no kuburuka ibintu utari kumva, ahubwo ni igihe cyo kwiga ibintu wowe wumva ubwawe mu mutwe. Hanyuma niwiga ibyo wumva ukabisubiramo neza wabonye ahantu ufite intege nkeya, iyo niyo ntambwe ya mbere yatuma utsinda ikizamini cyawe cya leta muri uyu mwaka wa 2025. Ikindi kandi ugomba gukora, abantu bakora muri minsi ya nyuma mu gihe bitegura ikizamini cya leta, ikintu bakora cyane ni ikintu bita stress, bagahangayika byatari. Ariko rero wowe ibuka yuko kwiga atari uguceceka cyangwa gucengera mu bitabo igihe cyose. Fata akanya k'akaruhuko, uryame usinzire, hanyuma numara kuruhuka ubone gufata iminota mikeya usubiremo amasomo hahandi ufite intege nkeya kandi ugende wiyibutsa. Icyo kintu nugikora neza, menya yuko uri umwe mu banyamahirwe bashaka gutsinda ikizamini cya leta cy'uyu mwaka. Reka tugende dukomeza n'irindi banga ryisumbuyeho kuri iri ngiri, aho abantu benshi batabasha gukoresha ikoranabuhanga. Menya yuko ikoranabuhanga ari kimwe mu bintu bifasha abanyeshuri mu gutsinda amasomo yabo. Urugero, ushobora kwifashisha application zatuma utsinda amasomo yawe. Niba ushaka yuko izo application tuzazigeraho, application wabaza ikibazo igahita gusubiza amasegonda atarenze 3, unyandike muri comment nzayikoreho utaha. Urugero, wenda nababwira imwe muri izo, nababwira yitwa ChatGPT ndetse na Google. Ayo ni application zagufasha mu gutsinda amasomo yawe, aho ubasha kuyibaza ikibazo icyo ari cyo cyose ikagusubiza. Rero niba ushaka kumenya application wakwifashisha mu kizamini cya leta, uraza kunyandikira muri comment nzabakoreho ikiganiro kugira ngo zizagufashe gutsinda neza amasomo yawe. Hanyuma rero niba ukoresha ikoranabuhanga, menya yuko uri inshuti n'ikoranabuhanga kandi ikugezaho ibintu byiza kandi byizewe, byafatiwe umwanzuro ndetse byasuzumwe n'abarimu, ukabibona bikoroheye utagiye gucengera mu bitabo cyane. Ikindi kandi abantu bagomba kwitaho, ikintu ugomba kwitaho ni ukugisha inama. Ushaka kugisha inama muri groupe z'abo wigana nabo, ukagisha inama umwarimu w'ukuntu wakora ikizamini cya leta kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo. Hanyuma rero jya utinyuka abarimu ubabaze muri iyi minsi ya nyuma, hanyuma numara kubabaza ugenda ukurikiza inama bakugiriye, kuko nabo bafite experience iri hejuru byagufasha cyane.
Hanyuma rero niba icyo ngicyo wabashije gutinyuka ukagisha inama y'ahantu ibintu biri kukugora n'icyo wakora, menya yuko uri umunyamahirwe ugomba kugisha indi nama. Reka turebe irindi banga ryisumbuyeho ryatuma wowe munyeshuri utsinda ikizamini cyawe neza kandi bitakugoye. Ibanga rya mbere ni ukwitegura umunsi w'ikizamini, ikintu abantu benshi batajya baha agaciro. Kwitegura umunsi w'ikizamini ntabwo bivuze yuko ngo wakavarinze amasomo yose ngo wamaze kuyanyuramo ngo iki si cyo gihe cyo kwiga ngo warabihetuye warabyize. Oya, menya yuko uri kwibeshya. Ni abantu benshi bagendaga bibwira yuko hari ikintu bazi ariko nta kintu baba bazi. Igihe wafashe ibitabo ukabisoma mbere y'igihe ukabirangiza, warangiza nyuma yaho ukituriza ukaryama ati narakavarinze. Menya yuko niba ukigendera muri uwo murongo, menya yuko rwose witeguye zeru kandi uzayibona nta kandi kabuza. Rero wowe niba witeguye neza, genda wiga duke duke, wongereho utundi duke duke kugeza igihe ikizamini cya leta kizagera hari aho wamaze kugeza amasomo yawe. Hanyuma rero niba wagiye witegura neza ugasoma bikeya ushoboye, ejo ukongeraho ibindi, menya yuko wamaze gutsinda ikizamini cya leta. Mbere y'iminsi 2 ugomba kubanza kurifureshinga ubwonko, ukamenya neza aho ufite intege nkeya kandi ukirinda gusoma byinshi, ahubwo ukareviza ukagenda usubiramo. Kwitegura umunsi w'ikizamini ni ikintu kigora abanyeshuri cyane. Hanyuma we niba uri kunyumva, menya yuko ugomba kwitegura ikizamini ahubwo atari ukwitegura mu kanya ikizamini. Ntabwo bivuze yuko ibitabo 3 ugiye kubisomera umunsi umwe. Oya, niba ugendera muri uwo murongo, menya yuko wamaze gutsindwa kabaye. Ahubwo kwitegura umunsi w'ikizamini ni ugusoma duke duke bitewe n'igihe usigaranye. Ngira ngo murabona yuko hasigaye iminsi irenga 20. Iyo minsi uyikoresheje neza, ndakubwiza ukuri yuko ikizamini cya leta wagitsinda neza kurusha wa wundi wasomye ibitabo byose akabirambika ati ngo yarakavarinze ngo ntabindi azongeraho. Hanyuma rero n'ibyo ngibyo ubyumvishe neza, banza ugere ku kindi kintu kibanga gikomeye, ikintu bita kwigirira icyizere. Nubwo warize cyane ukaba warasomye ibitabo byinshi ariko utifitiye icyizere ku kizamini cya leta, nta kabuza uhita ubona zeru. Kwigira icyizere ni iki? Kwigira icyizere ni ukumenya yuko ibyo wasomye wowe ubwawe bigufitiye agaciro. Ntago kwigira icyizere cyangwa kwitakariza icyizere kumva yuko ibyo mugenzi wawe ugucaho mu ishuri yakoze mwicaranye ari byo ugomba kwandukura. Oya, ahubwo bya bindi wasomye wowe biha agaciro uba ari byo usubizaho. Ngira ngo muzu system y'ukuntu NESA ikosora, ngira ngo ikosora bitewe n'ukuntu mwagiye mwicarana. Iyo ibonye hari ukuntu mwahuje amakosa, icyo kibazo haba hari uwagikoze neza, mwese muhita mukica kuko mubona yuko ibintu biba bisa kandi mwahuje amakosa. Ni ikibazo rero. Wowe ugiriye icyizere, ibyo wasomye ubisubize uko biri, wishaka kugendera ku by'abandi bakoze ngo runaka kubera yuko andusha ubwenge cyangwa ancaho mu ishuri bivuze yuko ibyo nakoze ari amafuti kuri we, reka nkore ibyo yakoze. Niba ukigendera muri uwo murongo, menya yuko wamaze gushya, wamaze gufata zeru. Ariko we niba ugiriye icyizere ukamenya yuko ibyo wakoze bifite agaciro, uri mu murongo muzima watuma utsinda ikizamini cyawe cya leta uyu mwaka wa 2025. Icyo kintu rero niba wakimenye, ukaba wakimenye neza, irinde ba bantu birirwa bashakisha ku mbuga nkoranyambaga, bagashaka hirya no hino bahamagara abantu ati ngo babaheshe uwazi ikizamini cya leta. Abantu benshi ngira ngo mbona yuko mu minsi ya nyuma bahangayika ngo barashaka shuwazi ikizamini cya leta. Bamwe bakabatuburira, bamara kubatubura bakabereka ibintu bitari byo, bakaba ari byo biga, bamara kubyiga neza bakabifata bakabikosora bakagira iki, bagera ku kizamini cya leta bagasanga bya bindi baguze amafaranga yabo cyangwa babyita shuwa, ugasanga nta n'ikibazo na kimwe kirimo. Niba nawe ukigendera ku mashuwa ngo shuwa ngo yasohotse ngiyi niyo yizewe ngo nayihawe n'uyu muntu wizewe, menya yuko rwose wabuze amanota yawe. Abantu benshi bagiye barata ibizamini bya leta kubera yuko bizeye yuko ngo bizeye shuwa babahaye yuko ari cyo kizamini, hanyuma ibyo nibaha agaciro amasomo bigeze biga bakayaterera iyo, ahubwo bakajya gukosora amasomo bita yuko ari shuwa. Hanyuma iyo bageze ku kizamini cya leta bagasanga atari shuwa, nakabuza bahita barwara toroma, ndetse na bya bindi wari uzi kubera kwiromarikamo yuko shuwa ari iya nyayo, ugahita ubona zeru byihuse cyane. Hanyuma ikintu ugomba gukora, irinda ibintu bita shuwa.
hanyuma we ukoreshe ubwonko bwawe, ukoreshe bya bindi wize kuva ku itangira kugeza ku iherezo, ndetse wirinde stress. Menya yuko uri umwe mu banyamahirwe bo gutsinda ikizamini cya leta. Ibanga rya nyuma ryo nyamukuru ngiye kubahishurira hano ku kizamini ugomba kwitaho niba witeguye ikizamini cya leta uyu mwaka. Rero menya yuko ikizamini cya leta cya NESA cy'uyu mwaka gihagaze n'icyitwa multiple choice. Multiple choice ni kimwe mu biri kuranga NESA uyu mwaka. Ngira ngo rero niba utarasomye cyangwa utazi ukuntu NESA irimo irabaza uyu mwaka, iri kubaza multiple choice, ikabaza ibintu byo guhitamo kuri 99%. Hanyuma rero niba utarasomye ngo unyuzemo amaso we ku giti cyawe, menya yuko izo cuzi uzazitsindwa cyangwa mukore ibisa na bagenzi banyu, hanyuma mubone 0 mwese. Ngira ngo kuri cuzi hari ukuntu wizera umuntu ati wacuzinzi iyihe leta akayikubwira, ariko ugasanga siyo. Hanyuma iyo mwahuje amakosa byose NESA ihita igufata nk'umuntu rwose wakopeye, ugahita ubona 0. Hanyuma rero niba wamenye uburyo system ya NESA ibaza multiple choice. Multiple choice ntago ari bya bindi bya kera ngo wagiye ukosora amakopi menshi, ngo ngiye nakosoye amakopi menshi bivuze yuko nzatsinda ikizamini cya leta. Oya, ahubwo multiple choice bisaba gusoma inyuguti ku yindi kuva ku itangira kugeza ku iherezo. Hanyuma iyo bazanye ikintu wigeze kunyuzaho amaso, hanyuma bakakubaza multiple choice, uhitamo neza kandi bikakorohera. Hanyuma rero izi nizo nama zo ku nama twari twabateguriye. Kanda subscribe niba iyi video hari ikintu igufashije, kandi uhitemo isomo rya nyarwo, ufate umunsi urebe, utekereze, urebe intego yawe y'icyo ushaka kugeraho. Ikindi kandi abanyeshuri bawe muziranye bose basharinga iyi video kugira ngo nabo bayibone, babone izi nama mbere y'uko ikizamini cya leta kigera. Mu gihe ubasharinze uraba bafashije mu gutsinda amasomo yabo, kandi nawe uraba wifashije. Iyindi nama nyamukuru naguhaho nk'ibanga, wiyamabare abanyeshuri bagusobanuza ikibazo. Oya, ahubwo niba hari ikibazo yo kugusobanuza basobanure neza, kuko icyo wabasobanuriye iyo ukibajijwe mu kizamini cya leta uhita ugisubiza nta kabuza byihuse, kubera yuko wakirevije ndetse ugisobanurira abandi. Biragoye yuko ikintu wasobanuriye abandi wakibagirwa, ntabwo bishoboka. Ahubwo we sobanurira abandi wikwigiranyiranya mwigendaho, kuko iyo ufashije abandi nawe biragufasha. Ndabashimiye cyane. Hano ni ku kizamini, nge mwabanaga ni Callixte Arindoci ubagezaho amakuru n'inama ku kizamini ku banyeshuri. Iyi ni channel inyuraho ibintu bigiye bitandukanye, uburyo wakora application muri kaminuza, uburyo wahitamo gukora ikizamini cya leta, uburyo wakora application z'akazi, uburyo wakora cover letter cyangwa motivated letter, n'uburyo wakora CV nziza. Ndagushimiye cyane. Niba iyi video uyikunze, kanda subscribe, usharinga inshuti zawe, hanyuma iyindi nama irakurikiraho mu kanya. Ndagushimiye cyane.